kandi ndashaka kuganira n'abantu bafite ikibazo cy'impatwe, kwituma ibikomeye, constipation. Hari abashaka kuvuga kwituma ngo ahenga ubusavuze iki. Kwituma ni igice cy'ingenzi umuntu wese akenera mu buzima. Uzabimenya neza uri kwa muganga bakakubwira ngo nutabona umusarani ukomeye ntabwo uri buve hano. Yes. Tubane rero ni kuri channel umuryango Shushu TV. Kora subscribe, nutamaze subscribe ko ari ubuntu uzana iki kindi inshuti yanjye muri ubu buzima. Kora subscribe, kore like, ukore share, ikiganiro nikikuryohera rwose ntibikubuze kugisangiza inshuti zawe ku mbuga zigiye zitandukanye. Impatwe rero, hari abantu barwara impatwe y'igihe kirekire, hari abantu barwara impatwe rimwe mu minsi ngahe bigashira, ariko wowe ukunda kugira ikibazo cy'impatwe zikomeye, igira hino tuganire, iyi video ni yawe. Kugira impatwe ni ukurya biterwa no kuba wariye ibiryo bikomeye cyane, hanyuma ukabura amazi mu igogorwa ryawe cyangwa se mu gifu cyawe, noneho igifu cyawe kigasya bya biryo bigoye, kikabisunika bigoranye kubera ko nta mazi ari mu mubiri wawe, byarangiza wajya kuri toilette bikagutera ikibazo gikomeye cyane. Impatwe n'abana barazirwara. Ese wari uzi ko n'abana bazirwara? Ugasanga umwana we yagugaraye, kwituma n'ikibazo, akana kameza ngahe kakajya kwituma kakarira, uturaso tukaza, kagahaguruka bikanga, birababaza nk'umubyeyi. Umuntu mukuru akajya muri wese akavayo inshuro nk'eshanu ku munsi byanze. Iyo ni indwara ikomeye. Abahanga bagaragaza yuko constipation ari mukuru w'izindi ndwara zose, kubera yuko ni indwara ituma yafekita ubwonko cyane. Uko uri muri toilette uri gusunika, ubwonko bwawe buba bukora cyane, niko uri kunaniza ubwonko cyane, niko uba uri kunaniza umura cyane, niko bigenda bikakuviramo kuzarwara ya ndwara ya hemoroide, kuzarwara turiya tubyimba duca muri ziriya nzira, nyine uriya mwanda usohokeramo ku mura munini, ugasanga urayirwaye biturutse kuki. Abantu benshi barwara iyo ndwara tuzabashakira umuti wayo wa kinyarwanda w'ibyatsi, kuko baranazibaga hemoroide. Ibyo biva ku kuba wararwaye constipation y'igihe kirekire mama, biva kuba wararwaye constipation y'igihe kirekire nshuti yanjye. Uti noneho ko ndwaye constipation, ni igiki cyoroheje cyamfasha kuba constipation yanjye yaringarira cyangwa se yavaho nkituma biri normal nk'abandi. Kubera rero ko urwaye constipation ugasanga umaze icyumweru ukituma, ntabwo ibyo bintu biri normal. Ubundi byibuze umuntu normal kabiri ku munsi cyangwa se rimwe ku munsi, byibuze byakabije nturyama, kuko turarya kandi turya byinshi. Ugasanga uriye gatatu ku munsi, uriye gatanu ku munsi, uriye inshuro utabara, ariko kujya gukora kaka, kujya gukora ibikomeye bikakunanira. Kaka ni imvugo nkoresha mu rugo rw'abantu, ushaka gukora kaka, nawe yabishaka ntambye ngo ndashaka kwituma, kubera ko ari ukubivuga uri mu bantu ukumva bitawundinze somehow bad. Ariko avuga mama ndashaka gukora kaka, nkamenya icyo ashaka. Abana niko tuba tuzi bakiri bato ngo ndashaka gukora kaka, sibyo? So rero nshuti yanjye, constipation ni indwara ikomeye. Nimba biri kuvamo mpereza telefone yanjye, nimba biri kuvamo mpereza telefone yanjye. Abana hano baba bari kudutesha umutwe, ukaba uri muri mudu nk'iyi, umwana akaza kugutesha umutwe. Constipation rero nshuti yanjye, ntabwo ibintu mba ndi bubikatinge, iyi edit yazantwara igihe kirekire, kandi muri iyi minsi mfite ibintu byinshi byo gukora, sibyo? Muzajya mwihangana utuntu tw'abana, murabona ko mba nicaye mu rugo nyine. Constipation rero, ikintu cya mbere ugiye kureka, nimba uzi ko ukunda kurwara constipation, irinde ibintu by'ifarine. Nimba uzi ko uyirwaye, uzi kuba ubizi neza, urushaho ko wagiye kwituma mu gitondo bikanga, wangiza ugahita ukubita imikati 3 hariya nta n'icyayi umeshe ngo bimanuke. Ukubita umukati hari uhura nawo urya, ukubita keke hari uhura nayo uyirya, nta n'amazi nta n'icyayi kuko ngo byibuze binagere mu nda byoroshye. Icyo gihe uri kwitera uburwayi bukomeye. Icyo gihe ubwo burwayi bwawe buzagera kuri hemoroide. Hemoroide niza bizadangira bakubaze. Ngaho ibaze ni ukuri kw'Imana. Hemoroide mu Kinyarwanda bayitwa ngo ni indwara ya karizo. N'abana barayirwara, n'abantu bakuru bakomeje kurwara constipation cyane cyane barayirwara. Hemoroide rero iva kuba waragize constipation y'igihe kirekire, ukagenda umwanda usohoka ukobora hariya kumuramo imbere, bikazarangira uzanye ibisebe, bikarangira urwaye ibibyimba, bikazarangira. Abashaka umuti wa hemoroide mumbwire mpite nkora video vuba cyane. Constipation rero ikintu kizagufasha kuba wahangana nayo ni ukubanza kureka igihe uzi ko uyirwaye. Noneho nyir'izina uzi ko wagiye mu gitondo bikanga, uwo munsi irinde ibintu bijyanye n'ifarine, ibintu bijyanye n'ibinyamafufu bya cyane, ibijumba bya hato hato uri burye umva ukakirya cyonyine kiri aho, nta kintu, ikibazo gikomeye.
ikindi ugiye kugira inshuti yawe, amazi ni ubuzima. Nabakoreye videwo ndashyira link yayo nimbyibuka, ndi kweditinga cyangwa ndi kuyipostinga hano ndashyiraho link yayo, cyangwa ujye kuyireba. Amazi ukwiye kunywa bitewe n'ingano y'ibiro ufite, ugasanga uranywa igikombe kimwe ufite ibiro 90 cyangwa 100, usabwa kunywa litiro 3. Ugasanga ufite ibiro 137 urasabwa kunywa litiro 5 z'amazi ku munsi kugira ngo ugire ubuzima bwawe bwiza, umubiri ukore neza, n'ujye no kwituma bigende neza nta constipation irimo. Ugasanga urinywera n'amazi agatasi cyangwa agakombe kangana gutya nka turiya tw'ikawa two mu biryogo. Ikibazo gikomeye. Nimba rero ushaka kurwanya constipation byihuse, amazi ya buri munsi, by'umwihariko nimba ushaka ko uwo munsi wawe wirirwa neza, ukajya kwa undi ibintu ukabitumika neza, rusirimu, imitsi y'agahanga itireze, utavugije induru, koresha amazi ya mu gitondo y'akazuyaze arimo indimu. Nota bene, cyangwa se icyitonderwa, ayo mazi akaba arimo indimu igihe uzi kutarwara igifu. Indimu ntabwo ikorana n'abantu barwara igifu, utazabinywa kenshi bikagutwika mu gifu bikakubangamira. Kwa shushu umuntu wangannye mubwira ibintu byamufasha ariko n'ibyamwangiza kabimurinda. Igihe uzi ko nta kibazo cy'igifu ugira, jya unywa amazi ya mu gitondo y'akazuyaze, ushyiremo ubuki nimba ubufite, nimba utabufite ukeneye amazi y'akazuyaze arimo indimu, ukirirwa umeze neza, digestion yawe ikora neza, ujya kwituma bikagenda neza, ujya gusohora umwanda munini nta kibazo ufite. Nimba iyo ndimu utayishoboye ukaba utari bubashe gukora ayo mazi y'akazuyaze, utari buvuge ngo ndabyuka, wenda abandi bafite gazi, bafite za keto baracomeka bagira gute, wowe ukumva nturi bubishobore, at least nywa amazi akonje. Umenye ngo mfite ibiro bingahe, urasabwa kureba iyo videwo. Niba uzi ibiro ufite ukamenya amazi ugomba kwihata ku munsi uko byagenda kose, ukayanywa ukarwanya ikibazo cya constipation. Hari ibiryo bifasha mu gutuma igogora rigenda neza, harimo ipapayi. Urwaye constipation ku rwego rwo hejuru, ry'ipapayi. Inanasi yoroshya mu nda, inanasi cyangwa unywe ji y'inanasi irimo beterave. Ariko ibyo byose utagiye gushyiramo imibare myinshi. Ayo bintu tutambabaza sheri wanjye, jya kureba bari gukina game dash, genda hose umwana ubwiye gukabika, utagiye kwigora ngo amananasi, ngo iyo ji y'inanasi irasaba isukari. Ni imibare myinshi yo kuba wasaguye guhaha ibintu ukavuga ngo reka ngure inanasi nkore ji ya beterave. Nywa amazi bigezi, amazi ni ubuzima. Iyo bavuze ko amazi ni ubuzima wumva iki inshuti yanjye? Constipation n'amazi birahabana, kimwe kita gicana ikindi kigacana, ibintu bikagenda neza. Igihe rero utanywa amazi ukarya ibyo bintu by'ifarini ukagira gute, ni handi usanga urwaye constipation. Umwana rero uyirwaye mufashe umugenere usomani, ngwino umuha amazi yo kunywa. Umwana wawe urwaye constipation mufashe umugenere, umusukire igikombe ugishyira ngo ati aya mazi, hari utugurude twaje mu mujyi tugura ngahe kwa make cyane tungana gutya, ugashyira umwana akagashyira akajya anywa ayo mazi byibuze ku munsi akayarangiza. Abanjye barayakunda muri kuva kuno bari kuyasaba. Uko atekereje nimpa amazi ukamuha akanywa, nimpa amazi ukamuha akanywa. Amazi ni ubuzima. Constipation niba ushaka kuyirwanya byihuse, tutagiye kuvuga ngo ibi na biriya, ngo imbuto, ngo ibiki, kuko ibyo ntabwo imbuto ari za bose kuzibona zirahenze. Amazi azagufasha guhangana n'ikibazo cya constipation ku rwego rwo hejuru. Niba ushoboye izo mbuto, iyo ji y'inanasi na beterave, tuvanirize kuyikora kera nkitangira kuba umu YouTuber, nkitangira kuba umu content creator, ndeba ibyabafasha. Mazeho umwaka, ntabwo ari igihe gitoya kuba maze kugenda amenya ibintu byagiye bigenda bibagirira akamaro. Constipation rero ni indwara ikomeye. Abahanga bavuga ko ari indwara kandi umukuru w'izindi ndwara, kubera ko ikora ku bwonko cyane, ukabura umubiri, ukabura imbaraga. Uzarebe iyo wagiye gutuma bikanga warwaye constipation, uyu munsi bikanga n'ejo bikanga, kandi uzi kuri burya uri burare uriye, biguha pause gatoya ukabasha kurya ukumva mu nda hameze neza. Ariko iyo wongeye kubikenera wumva ari indisi, ukumva ntuzi naho wabicisha ngo bikuvemo, utagiye gusunika kuko birababaza. Kujya gusunika bikanga, ugahaguruka ugasunika bikanga. Ibyo bintu biragenda bikagera kuri resulta yo kurwara hemorrhoide. Hemorrhoide ni ibibyimba uzana muri uriya mura munini usohokera mu mwanda ukomeye, hanyuma ibyo bikazatuma wituma ubabara, bituma uzana amaraso. Iyo ndwara nzayikoreraho umuti ukwayo, nikora ukwayo, ubaye urwaye watubwira. Hanyuma nshuti yanjye, warangiza iyo ndwara barayibaga, biva kuri constipation y'igihe kirekire n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni kuri cano y'umuryango rero, gira amazi inshuti yawe, amazi y'akazuyaze mu gitondo nubishobora, harimo indimu. S'il vous plaît, nimba urwaye igifu
ntuzanywe amazi arimo indimu kubera ko iyo uyanyweye arimo indimu bitwika ku gifu bikakubabaza. Amazi y'akazuyazi ni umuti, bigerageze, umva ababikoresha bavuga ati tugira ubuzima bwiza ndetse n'itoto yewe tukamera neza. Amazi ni ubuzima nshuti yanjye. Ni kuri channel y'umuryango rero uyu munsi ikiganiro turi kuvuga ku bantu barwaye indwara y'impatwe constipation, ku bana ho dusoza imiti y'inzoka. Muri video nagiye mbakorera imiti y'inzoka irahari myinshi itandukanye, ugakoresha iyo miti ukabasha kwivura umwana wawe akamera neza, ukamusabikira. Dusabikira abana, ndashaka kubasubiza ku muco wo gusabikira abana, kubasabikira ibimera, umuti wo njye nakuze mu rugo badusabikira batwina. Ibi ni ibintu mvuga biri yere, mama wanjye aracyariho, abuzukuru n'ubu baracyabina. Umwana wanjye ngewe w'imfura ku mezi 5 yaragugaraye mu nda agahinda karanyica numva ndenda gusara. Uyu ni umumaro wo kwituma. Bahita bampa agapira mpita nina umwana mu kibuno ugashyiramo utuzi tw'akazuyazi, imiti iri muri iyo video ugenda urebe, umwana akituma bigasohoka. Rero wowe kwiyina nabyo ni byiza ubishoboye, ariko utabishoboye nywa amazi, nywa amazi, nywa amazi yorohereza igifu cyawe kugira ngo kibisye byoroshye, hanyuma ubashe kwituma neza utandukanye na constipation, kuko constipation ni indwara mbi cyane. Ndabakunda cyane rero, muhaye muronke, bye bye, murakarama.